Praise the Lord. Mungu asifiwe. Yesu ashimwe. Ndamushije cyane mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mukomeye, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko mukomeje gushima Imana mu bice bitandukanye by'isi, ko afite amanwa meza, afite ijoro ryiza, afite igitondo mwambitse mute, mwaramutse mute, abonye Imana ikingura. Imana yacu ishimwe kandi ihimbaze kuko ikomeje kubana natwe, ikomeje kwigaragaza, ikomeje gukora imirimo n'ibitangaza hagati muri twebwe. Turashima Imana uko byameze kose, haba mu burwayi, haba mu kubura abacu, haba mu bitandukanye bishyika. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Ndagarutse rero umunsi wa none nagira ngo nifurize isabukuru zavutse umunsi wa none. Happy birthday, joyeux anniversaire. Congratulations, wagize ama breakthrough agiye atandukanye. Kwihangana gukomeye uri mu byago, wowe ufite ibyo urindiriye, uri ku musozi wo kurindira, uri ku musozi ugomba kwihanganaho, wowe tuganiriye urwaje. Ntabwo byoroshye ariko ihangane kandi komera nshuti yanjye. Nongeye ndagarutse rero nk'uko mbabwiye ko umuntu nanone wawutanze uri mu bwa mbere njya ko nitwa Sandrine. Ibyo dukora aha tuvuga ku ijambo ry'Imana, tuganira ku kumera kw'Imana, tuvuga Imana, ubuntu bw'Imana, gushobora kw'Imana, kubasha kw'Imana, ubwenge bw'Imana, by'Imana iseruka, tugafungura ijambo ry'Imana bikunze. Rero ni karibu nimwisange. Imana yongeye kuntera iteka nyine kugira ngo mboneke aha kanya ka none, umunota wa none. Ntabwo dutindana ariko no kugira ngo tuvuge ngo Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, hanyuma tugende dukomeze gahunda ariko twavuze Imana yacu. Turabanza rero dusenge gato, hanyuma tuganire gato, ntabwo dutinda. Uwiteka Imana mu izina rya Yesu Kristo ndagushimye cyane, gushimira urukundo rwawe, kubaho kwawe, kugira neza kwawe, ukomeza kutugabaho, ukomeza kubana natwe. Ubw'amaraso ya Yesu Kristo twongeye kwibona aha, turagusabye ngo ubane natwe, kuko abari aho ubu n'abazahaba nyuma, kugira ngo ubuntu bwawe bukomeze kutuganza, umwuka wawe urakomeze kutuyobora intambwe ku yindi. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ijambo ry'uyu munsi rero, reka dusome gatoya muri Zaburi, hanyuma tuganire iminota mike. Zaburi ni 124, dore ku murongo wa mbere arambwira ngo iyaba Uwiteka atari we ari mu ruhande rwacu, abe ariko Abisirayeli bavuga none. Iyaba Uwiteka atari we ari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka ahimbazwe, utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka uri mu ijuru n'isi. Amen. Ndanezerewe cyane kubw'iri jambo. Maze iminsi muri njye numva matwa ko twaganira dushima Imana, tureba aho Kristo yadukuye,
tubaha ubuntu bw'Imana butugejeje ku munsi wa none, twibuka ibihe byashize twarimo, umujinya w'Imana ugiye kutugwaho, kudufata, ariko ubuntu bw'Imana bugasaga na none muri Kristo Yesu. Muri njye haguramo ijambo ngo nimuze twibuke ibitangaza by'Imana. Iyaba Yesu Kristo atari we waturengeye, tuba turihe? Ntabwo tuba tukibukwa we na gato. Ndakunda kubabwira ngo iyo nirebye nkareba muri story zahise, histoire, nkareba ahahise, nkabona ubuzima bwanjye hatarimo Kristo, mpita mbona ntabuhari, mpita mbona nta kigenda. Nkibuka rero cyane gukora kw'Imana, gutabara kw'Imana, kugira neza kw'Imana tubonera muri Kristo Yesu, kuko aka gakiza aho karyohera, aho kabera keza, nuko tubonamo Kristo, tubonamo umuzuko, tubonamo kongera kubaho, tubonamo kongera kubabarirwa, tubonamo kongera kwigirira icyizere. Ijambo ry'Imana hano rirakomeye, kandi mpasome gato ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga, baba baratumize bunguri tukiri bazima. Najya nasoma aha, numvise muri njye ngo ibintu byiza biba muri iyi si bitubaho, Imana ikoresha abantu, ariko n'ibintu bibi bitubaho nabyo binyura mu bantu. Yaba ari umwanzi tuvuga, umwanzi anyura mu bantu, yewe n'abantu wizeraga, abantu ufataga nk'inshuti, abantu bafataga nk'abavandimwe, bakanyurwamo n'ikintu ukavuga ngo Mana we, noneho ibintu biratugereye. Byose biba byiza n'ibiba bibi byose bibera mu bantu. Niyo dukwiye gusenga cyane kugira ngo ubuntu bwa Kristo butuganze, ntiduhure n'ubu bubi bw'abantu, ahubwo tubone ubwiza bw'abantu. Uko byagenda kose, ibyo twanyuramo byose, tugomba kumenya ko tuzahura n'ibyiza by'abantu, ariko tuzahura n'ububi bw'abantu, kuko nyine si ikibakorera mu bantu, kandi n'umwuka w'Imana n'Imana ikorera mu bantu. Imana ishimwe cyane. Rero ntabwo tuba tuvuga kujya tuganira kugira ngo tugire abantu twanga, cyangwa aho turi kumenya ko nyine mu bantu niho hacamo ibyacu, kandi mu bantu niho Satani naho aterera. Rero bw'iri jambo ngo umwanzi wacu abatumize bunguri, nyine aba bantu batumize bunguri, nyine ni wa muntu tubona utarimo Kristo, wa muntu utarimo umwuka w'Imana, yabasha gukora ikintu kibi cyose gishoboka. Mpamvu rero dushimiye Imana. Irebe nawe umunsi wa none turi kuganira, birebe Kristo yagusanze he, cyangwa uba aho uri urazi ko Kristo yabasha kuhagukura, urazi ko aho uri, hano havuze ngo inyoni ngo yafashwe, ngo tumeze nk'inyoni yafashwe. Hano kuri verse za nyuma zihera, hari ibintu wumva urimo. Uzi ko hari igihe umuntu ata umutwe ari kugenda, ata umutwe ari gutekereza, ata umutwe ari mu bantu, ata umutwe afite ibintu agomba gukora, mbese guta umutwe ntabwo ngo utayogere igihimba, ariko nyine ukumva hari agapiyese kabura. Njya mbwira ngo Kristo arahari ngo abisobanure. Ni ukuri ndashima Imana cyane, umunsi ku munsi shima Imana. Ni icyo gushima Imana, twireba aho Kristo atugejeje, twireba urugendo tugendanyemo n'umwuka w'Imana, twireba urugendo tugendanyemo n'Imana. N'urugendo rukomeye, n'urugendo utapfa kwibagirwa uko wiboneye, n'urugendo dushobora kuba haza ibintu bikwibagiza Imana ngo uyibagirwe, wireke, kuko wenda abantu bagusetse, kuko wenda abantu bavuze ngo dore uyu, ngo dore, ngo dore, ngo dore, ngo dore. Hari mugenzi wanjye azabyumva, ndajya nkunda kubiteramo story nawe, narabizi nawe nuko y'inengerezo yadutange, akantu gasekeje nyine, twakirijwe hamwe, ariko noneho
akizwa, akaba afite abandi bantu badakijijwe kandi ashaka gukomeza kugendana nabo, kandi wumva mugiye guhura, urumva. Noneho agafata Bibiliya akayishyira mu ishashi, urumva, akayihisha kugira ngo batayibona. Tuzajya tubikira muri Bibiliya ngo uri kwibuka ukuntu bajya guhisha Bible kugira ngo batayibona, bakaza guseka, akajya ku rusengero avuga ati ariko kajya gusengera ku Bible kanyihishe. Rero natwe mu gihe cya none hari ahantu uvuga ngo wizera Imana, wizera Imana, ese Imana urayibona, Imana urayumva? Hari umuntu kugira ngo avuge ngo ndakijijwe, ko yani igisasu kigiye guturika, kigiye kumeneka, mbese ugashaka n'ibintu ubumbatira ugize ibyawe gusa, agakiza nawe agahisha. Nk'uko umubyeyi, tuvuge umubyeyi ufite inda, ntiwayihisha, ariko hari ahantu ugera nyine yarakuze cyane, ntukihisha nyine, n'uburyo usa mu maso bakavuga ati wowe urabyara. Agakiza rero ntabwo wagahisha pe, kuko no mu ijambo ry'Imana Kristo devari yahaye abigishwa ni ukugenda bakamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ntabwo ari ikintu cyo guhisha, nk'uko urupfu ruba ntube waruhisha, n'urugero, cyangwa se inzu igashya umwotsi uratumuka. Iyo umuntu akiri umwana nyine hari ibyo agerageza gukora gake gake, ubwo mu gakiza ni kuvuga, ariko uko ugenda usatira za mbaraga za Mwuka Wera, uko ugenda usatira umusaraba, uko ugenda utera imbere, ubona ko ntacyo guhisha gihari, ahubwo ubona ko ibyinshi ari ibyo kuganiraho, ibyinshi ari ibyo gusangiza abandi, ibyinshi ari ibyo kuvuga no kurata. Rero uyu munsi ntabwo dutindanye, ariko nagira ngo dushime Imana ku bwa Kristo yaduhaye. Nawe turi kuganira utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, byambwire ngo umwakire, umugire umwami w'ubugingo bwawe n'ubuzima bwawe, akuyobore, akugenge. Ntabwo byoroshye, ariko mu gusenga duhabwa ubudahangarwa, duhabwa gushira ubwoba, gushira isoni, duhabwa gutumbira no kwizera, duhabwa ijambo rikomeye rituma dusobanukirwa umunsi ku munsi, tugenda dusobanukirwa ijambo ry'Imana, umunsi ku munsi tugenda dusobanukirwa, tugenda duhabwa ibindi bishyashya. Rero ni njye nawe kugira ngo dufashe abandi kandi twifashe, dufashwe nanone, twemerere abakozi b'Imana, twemerere abasizwe, twemerere abo ngabo bagira ibyo baturusha kugira ngo tubashe kuzataha ijuru. Ntabwo byoroshye mu gihe cya none, harimo byinshi, harimo ibiyobya, harimo ibisitaza, harimo ibisa n'agakiza, ariko ukabona wapi. Ni byiza ko tugira umwuka wa discernment, the spirit of discernment, umwuka ucagura, bavuga si mbijyamo n'ibyo si byo, uyu Kristo bavuga ninde, kuko ibintu byarevanze. Buri uko uzajya tugenda tuganira, nzagenda mbaho ubuhamya, ariko hari ibyo twumva tugize ubwoba, kumva ugize ubwoba, abantu bitira Kristo ariko ukabona wapi. Imana idufashe. Twemera Imana imwe, twemera Mwuka Wera, ndetse twemera n'umwana w'Imana Kristo Yesu, twemera ubutatu butagatifu bikorera hamwe. Tujya tubiganiraho kenshi, tubwirana ko ijambo ry'Imana ritubwira Imana irema umuntu, yamuremye nta cyaha, imurema nta kizinga, imurema ngo ayiramye, abeho muri Edeni, abeho ubuzima bwiza, ariko umuntu aracumura. Umuntu amaze gucumura, Imana iti gahunda mfite ku muntu irakomeye, ntabwo namureka. Niko gutanga Kristo umwana. Kristo aradupfira tugira abazima, adukuraho ingo y'icyaha, adukuraho urupfu, adukuraho kurimbuka, adukuraho ubwihebe, adukuraho byose. Igihe kiragera rero cyiwe nawe kirarangira, agomba gusubirayo mu cyubahiro cye.
tubona ko mu kugenda yavuze ngo nzaboherereza umufasha ari we Mwuka Wera, Data azaboherereza. Mwuka Wera rero yaraje, nibwo itorero ryavutse. Imbaraga za Mwuka Wera zitwibutsa ko hari Imana muri twe, hari Kristo muri twe, hari kubabarirwa, hari kubohoka. Mwuka Wera ntabwo yakora muri wowe, ntabwo wamwirata utarakira Kristo. Rero ntabwo none wahakana imbaraga z'Imana, wahakana Mwuka Wera ku buryo ngo Kristo uramwemeye. Oya. Ntabwo wahakana ijambo ry'Imana, Bibiliya y'Imana, ngo ugire ibindi wita Imana, noneho ngo uvuge ngo wubashye Imana. Ntabwo bishoboka. Birasaba ngo wongere ujye mu masengesho usenge, kuko hariho ubundi umuntu utabwira ngo genda wige, kuko hari abantu bazi Bibiliya bayipinga bakajya ku yindi, ariko ni igihe cyiza cyo kugira ngo usenge, umenye ko ishyaka uri kurwana atari ryo. Ni urugero, ntabwo mesaje nk'ubariya abantu bose ni ku ruhande. Ni ukuri utemera Mwuka w'Imana, ntiwemere Kristo, ntiwemere Imana, ntiwemere Ubutatu Butagatifu. Niba Kristo ari inzira ijya mu ijuru, ikaba ariyo yonyine, byaba ari ibibazo. Twe turi mu mashimwe, dushima umusaraba, dushima gukora kw'Imana, dushima kugira neza kw'Imana. Ibindi biza ku ruhande byaba ari mubi, byaba ari burage. Nibyo dushingiye kandi turabyizeye. Twizeye ko hari umuzuko w'abizeye Imana, abakristo. Abange cyane igisa nacyo abagerageza kwera no gukiranuka, ndetse twizera ko Kristo azagaruka gutwara umugeni we. Abazaba bakiriho n'abazaba barasinziriye tuzamubona. Amen. Rero turageze aha ngaha, twari tuganira utarakira Kristo, nagira ngo mbwire ngo iki ni igihe cyiza cyo kwakira Kristo, iki ni igihe cyiza cyo kwiyambura ibi byaha, kwiyambura izi mbaraga z'umwanzi, kwiyambura ubugome, kwiyambura byose, ukajya muri Kristo ugahungiramo. Muri Kristo ntabwo tujyamo ngo ibyago byo kutubaho, ubukene, uburwayi, ibigerageza kutujyamo ngo tubice mu mahoro. Kristo adufashe kunesha, Mwuka Wera tubashe kwicanamo umucyo n'umunezero no gukomera. Imana ishimwe. Ibyo navuze tuzabivuga ubutaha. Imana iduha ubushobozi bwo kubishobora no kubibasha, ndetse no kubona ejo hazaza. Imana ishimwe. Wowe tuganiriye waraguye, warasubiye inyuma, wakongera ugahaguruka, birashoboka kandi birakunda hamwe na Mwuka w'Imana. Wowe tuganiriye uhagaze, ntaho turagera pe, turacyari kugenda, ntabwo tuzi ejo ibidutegereje, ntabwo tuzi ibiturindiriye, ariko tuzi ko ari imbaraga z'Umwuka Wera, tuzi ko hari udushoboresha n'utubashisha, tuzi ko hari devoir dufite nk'abakristo. Reka dusengere imiryango, dusengere inshuti, abavandimwe, dusengere ububyutse. Amen. Inshuti zanjye rero, turaganira, ndanezerewe cyane. Komeza wibaze ikibazo ngo iyo abakristo atari bari mu ruhande rwacu biba bimeze bite? Ababisha baratumize bunguriye ibyaha biba byaratumize. Kristo ashimwe kubw'umusaraba, Kristo ashimwe cyane uko utera intambwe utambuka ugenda uvuga ngo Kristo shimwa, Kristo shimwa, umwikomezeho. Imana ishimwe cyane. Ndakunda rero kubiza mugira ibihe byiza. Bye bye.